uko buriya umukobwa cyangwa umusore uko yarari nako yinjira mu rugo ntabwo aba agiye guhindukira mu rugo ibyo yari afite byose bibi bimuriho ibyo yinjiranamo alcohol ariko idasindisha kandi umugabo yayinyweye no mu mabanga ariko harashya umugore yaje kukuvugisha ku bintu bimubabaje cyangwa se ashaka ko muganiraho umugabo yaje kukuvugisha n'umutega amatwi yiga kutazongera kukuvugisha ibintu bibiri ngiye kuvuga bibanza mu biha agaciro ibintu bibiri bibanza nibyo bituma urugo ruryoha cyangwa rubiha ikaze mu biganiro byacu byo kuri Host TV show nkuko bisanzwe turi mu bustani bwa St Paul ni ahantu heza cyane hari ubustani bwiza cyane kandi bwisanzuye ushobora gukoreramo ibirori bitandukanye hanyuma kandi hari amasare ushobora guteguriramo inama zitandukanye hari ibyo kurya byiza hari resto nziza ni ahantu heza cyane ndakubwira yuko uramutse uhageze uzishima kandi uzishima cyane hari n'ibyumba byo kuraramo uramutse wifuza kuhindura aho wari usanzwe urara ushobora kuza hari ibyumba byiza cyane kandi n'ahantu horoshye kuhagera kuko ni hano mu mujyi rwagati ibihe byiza cyane kuri mwese mudukurikiye mwese mukurikira Host TV show ibiganiro byacu bya buri munsi ngiye nitwa Rose nishimwe nongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi ngo ikaze mama Dorothée murakoze cyane urakomeye yego ndakomeye iminsi myinshi yego uzi ko twari tumaze iminsi twaburanye cyane rwose uri amahoro ariko amahoro nishimiye kongera kukwakira naye ndishimye kongera kuba kuri Host TV show wabonye ko ufite abakunzi benshi cyane bo kuri Host TV show cyane sibyo ibintu bimeze neza cyane rwose Imana ishimwe cyane nishimiye ko tugiye kongera kuganira kandi mba nizeye yuko igihe cyose tugiye kuganira tuba turi bwunguke ikintu cyiza kandi gikomeye cyane kiba kiri buze kuza kudufasha by'umwihariko mu bijyanye n'umuryango nk'uko nyine ari byo twiyemeje uyu munsi rero tugiye kuganira ku bintu bikomeye ngira ngo buri muntu wese udukurikiye aze kuza gutega amatwi kugeza kino kiganiro kirangiye ndakubwiza ukuri kuri buze kuza gukuramo ibintu by'ingenzi tugiye kuganira ku mpamvu mama Dorothée ari buze kuza kutubwira z'ingenzi zishobora gutuma urugo rubiha zibishya urugo cyangwa se zishobora gutuma nyine umubano w'abashakanye urangira batandukana sibyo yego mbahaye ikaze murakoze cyane karibu dusangize zino mpamvu nanjye zinteye amatsiko murakoze nkuko tumaze iminsi turimo kwiga ku bintu bitandukanye hari ibintu byinshi bijya bituma umuryango ubiha ubu ikintu numva mu buzima ni nkundu uyu munsi bitewe n'amateka mfite nezezwa no kubona hari imiryango igubwe neza nkaba nashima Imana cyane ko nibura abantu bamwe twahuriye hano kuri Host TV show bampamagara buri munsi ibyigisho ko byabafashije ariko bakanasaba n'inama mu buzima busanzwe ubwo rero nk'umuntu ukunda gutanga inama niyo mpamvu nanejejwe no kugaruka hano ubu rero tugiye kurebera hamwe ibintu bigera ku 10 impamvu zigera ku 10 zituma umuryango ubiha urukundo mu muryango rukabiha mbese abashakanye urukundo rukavaho kugeza naho banatandukana burundu ndetse naho batanatandukana abasigaye muri uwo muryango bo ubwabo bagashonga bahagaze uyu munsi hari imiryango myinshi ihari tubona ni inyuma ariko idahari imbere ntayo ariko imitima yarashengutse ubushize nari nabivuzeho gatoya dukurikije ibitabo nkunda gusoma nkunda Dr Nancy Van Perte ni umuntu ukunda kuvuga ku bintu bijyanye n'urukundo ku muryango avuga ibintu byinshi byiza cyane twari twabonye neza yuko mu miryango 12 ine iratandukana burundu 6 bakabana ku mpamvu imwe baravuga ngo iki abana itorero umuryango muri rusange kuki ugenda ibintu nk'ibyo ebyiri zonyine zikagumana iteka ryose urukundo rugahoraho kandi rukaganza mu muryango ku buryo ari ahantu umugabo yishimira kuba umugore yishimira kuba ndetse n'abana bishimira kuba noneho rero uyu munsi ngiye kuzana ibintu uko ari 10 nabyo byavuzwe mu gitabo cyitwa Vive Communique nacyo cyanditswe na Dr Nancy Van Perte noneho nkanayifashisha n'icyo gitabo kindi cyitwa Pour le meilleur et pour la vie nacyo cyanditswe nawe ni amagambo menshi nagiye mbonamo afasha cyane
ubu ngubu mumbona kuvuga ngo urugo rwaranze ubwo rwanze ibi bitabo mbifite bivuze rero ngo urugo ni ikintu gikomeye cyane ni urugo uzabamo rukaba rwiza bititaye ko ufite amashuri cyangwa utayafite ko ufite amafaranga cyangwa se utayafite ko usoma cyangwa se udasoma buri urugo ni ikindi kintu kirenze cy'abantu batekereza ariko nanone iyo hari ibintu byinshi uzi hari uburyo kiwitwara mu rugo ni nayo mpamvu mu myaka 18 yamaze mu rugo nagiye mfashwa nkanahumurizwa n'ibyo nsoma bikamfasha uyu munsi rero ndaje kugira ngo mbere ya byose ibi bintu abakobwa abasore bitegura gushaka nibura babyumvishije hari ikintu bibasha kubafasha abari mu rugo nabo babyumvishije hari ikintu bibasha kubafasha no guhindura imyumvire y'ukuntu basanzwe bazi urugo rwiza n'ubundi nk'abakristo benshi bavuga ko ari ijuru rito ariko nimba urugo rutabaye rwiza ubwo kinyuranyo n'iki ni igihe no munyine ibi rero bino bintu abantu bari bunkurike cyane cyane bari mu rugo kimwe muri byo uraza kubibona yuko niba kiri iwawe n'ubundi urugo rwawe rukubihiye uririrwa urira hari n'abatarira bakaba badafite nabo bakubibwira bakashongera mu mutima ariko rero haba hakiri ibyiringiro kuba wenda bamwe ingo zanga bikanga ariko hari umuntu uba biba bigifite ibyiringiro yuko hari ikintu gihinduka rero 10 turaza kubona izi impamvu zibishya urugo zimwe bijyanye n'iterambere ndetse n'izindi zijyanye n'amabanga y'urugo bivuze rero ngo ni ibintu cyane cyane bisenya urugo burundu cyangwa se bikabishya urugo burundu ubwo rero niyo tugiye kuvugaho tugiye kuvuga ku kintu cya mbere gituma urugo rudashoboka iyo mvuze ngo rudashoboka ntabwo urugo ari mugabo n'umugore bari mu nzu bari kumwe ahubwo urugo rutangiye kudashoboka mbere yarwo yuko abantu binjira mu rugo mukiri muri copinage mukiri muri fiançailles copinage ibintu nk'ibyo mugifite ubucuti biraho ngaho uko buriya umukobwa cyangwa umusore uko yarari nako yinjira mu rugo ntabwo aba agiye guhindukira mu rugo ibyo yari afite byose bibi bimuriho ibyo yinjiranamo niyo mpamvu ngira ngo abasore n'abakobwa uyu munsi mukurikira Rose TV show kikigisho rwose ibintu bibiri ngiye kuvuga bibanza mu biha agaciro ibintu bibiri bibanza nibyo bituma urugo ruryoha cyangwa rubiha ibi bibiri bibanza iyo bese bikomeye ibikurikiyeho byose nta mbaraga bibona ariko ikintu cya mbere kibanza noneho kimwe kibanza cyo ngiye guheraho iyo kidahari ibindi byose bibona umwanya noneho urugo ukabona ari Sodomu ni Gomora niyo mpamvu rero aricyo tugiye guheraho niki ni ibiganiro kutaganira ubu uyu munsi umusore n'umukobwa barimo kurambagizanya bahuriye ahantu ntazi umwe akabona uko umuntu asa kumva arabikunze ariko biriya bintu nubwo babikunze ntabwo ari byo bizubaka urugo ni ibindi bintu birenze ubwo rero niba uwo muntu muri kumwe mutaganira ngo mujye mubona umwanya wo kuganira mwubake ikintu cyitwa ubucuti hari agafilime kamwe nigeze nareba ngira ngo hasinzi niba nageze mbivugaho gatoya muri filime yitwa kuch otahe ni impindi harimo umwarimu yarimo kwigisha mu ishuri abaza abanyeshuri ngo urukundo ni iki umunyeshuri umwe yarashubije urukundo ni ubucuti uriya ntushobora gukunda umuntu mutari inshuti ako kandi umuntu mutari inshuti ntabwo yakubera umukunzi biratangaje rero uyu munsi abantu bajya kurambagizanya cyangwa se bashakana batari inshuti batari n'abakunzi urumva rero niba umuntu mwinjiye mu rugo mutari inshuti utari n'umukunzi we ibintu byose biranga nyine birapfa nta naho muri butangirire muganira kuko ntacyo mutari inshuti ku mugani ntabyo mufite muganira bivuze rero ngo ibiganiro iyo mu rugo cyangwa se mu rukundo kuganira bidahari ntabwo urukundo ruramba urugo ntiruramba ubwo wowe mu rugo reba urugero rw'ibiganiro ujyana n'umutware wawe cyangwa se n'umufasha wawe cyangwa umudamu wawe nimba mutaganira menye ko murimo mufungura ipuanye y'umuryango mucamo kugira ngo urugo rusenyuke ibiganiro kandi iyo tuvuze ngo kuganira neza byubaka buriya iyo umuntu muri inshuti mukundana mubireba nk'abantu bagize nk'akahe gato ko kuba bari muri fiançailles hari ukuntu muvugana iyo muganira no gutega amatwi umuntu yumvisha iki cya mbere amaso
ukuntu ureba umuntu bigacengeramo hariya mu imbere mu mutima uko umuntu akureba ubundi hirya noneho ukumvisha umunwa kumvisha nago umunwa uravuga ariko ni nawe wa mbere wumva umunwa wumvishije umuntu agira ate akamwenyura niba rero umuntu utabasha kuba mwavugana ngo unamwenyure umutwe nawe urumva iyo umutwe wumva hari igihe ubwira umuntu nyine muvugana ukahita ubona ko muri kumwe koko amatwi arumva umutwe ukumva hanyuma no mu menyo ku munwa bikumvikana ibiganza nabyo birumva buryo ubwo rero umuntu waguteze amatwi hari na geste akora kuntu aba yifashe ibintu akora ku buryo ki ubona ko muri kumwe ibaze rero niba mu rugo umuntu avuga ugiye kumubwira ikintu ari mu gitabo ni nkaho avuze ati sikimbwira vuba nigendere cyakagura ati ndikumva kandi ntakureba arimo kwirebera mu gitabo cyangwa yatwaye kugwa filime hariya cyangwa se arimo kureba amakuru umuntu rero urimo kukuvugisha utamureba bihita bikubita mu marangamutima ye akumva akantu nagasuzuguro n'ukutamuhaye agaciro kandi icyo kintu abantu benshi uyu munsi impamvu byanga ni iterambere tufite iterambere rero iyo tutarikoresheje neza riratwangiza uyu munsi umuntu ashobora kukuvugisha ufite na telefone wibereye kuri Facebook wibereye kuri Instagram ureba ibihita hirya no hino urimo urareba kuri status utuntu twiza tugezweho ibyo byose uri kubireba urimo kukuvugisha ntabwo urimo kumuha agaciro kandi ari kukubwira wenda ibintu bimuhanga ashaka ko wumva nyine akeneye attention yawe ibyo rero ahantu bigera bimera hari igihe nk'umwana dufate nk'urugero impamvu kuganira byanga kenshi no mu miryango ni ibintu biba byaratangiye hasi mu rugo kuko nkunda kuvuga ko ibintu byinshi bipfira mu rugo hari igihe nk'umwana aba ari mu rugo akaba afite nk'inkuru cyangwa nk'ibintu yabonye akaza yirukanka afite ibyondo aje guhora papa cyangwa mama kugira ngo amubwire izo nkuru ze agahita amwigizayo yamwigizayo noneho akamubwira atanamwitayeho umwana ahita avuga ati buno ibi bintu ndimo kuvuga na agaciro bifite ibutayiga kutangira kukuvugisha bivuze rero ngo no mu rugo umugore yaje kukuvugisha ku bintu bimubabaje cyangwa se ashaka ko muganiraho umugabo yaje kukuvugisha n'umutega amatwi yiga kutazongera kukuvugisha aho rero niho ibiganiro bidahari urugo rurabiha nanone hirya y'ibiganiro noneho hari abaganira noneho bakagira ibiganiro bibi kuganira nabi ibiganiro bya bindi byo gutesha bese byo gukomeretsa ku buryo umugore yinjira hariya dufate nk'urugero nk'umudamu wenda akinjira atagira n'ikintu akubwira ugatangira umukritika ese nka buriya ni ibicuba wigira biriya byenda n'ibiriya bikweto wambara uransebya ibintu nk'ibyo ngibyo ukirengagiza kurimo gukomeretsa amarangamutima ye umugabo akinjira hariya akose biriya ni ibiki burimo bariya abantu bamuri kumwe biriya bikweto wambaye ureba ukuntu beze ibyo binda byawe ese kuki abandi bagabo bajya muri siporo utajyayo ibintu nk'ibyo ibyo ni ibiganiro ariko bitubaka bisenya bituma umuntu amarangamutima iyo yapfuye yiga kutakuvugisha akiga kujya kuvugisha abandi noneho ukasanga mu rugo hinjemo umwanzi wa mbere w'urugo witwa double attachement ugasanga umugabo cyangwa umugore afite undi muntu ku ruhande biyengekana baganira kuko ari we umutega amatwi nimba umugore wawe utamutega amatwi akajya bari nko mu kazi hariya cyangwa no mu modoka agahura n'umusore cyangwa n'umugabo akamutega amatwi abadamu noneho n'abagabo mwitonde abagore bakoresha umutima cyane amarangamutima umugore aramutse abonye nk'umugabo umutega amatwi ntabwo ajyana umubiri ajyana umutima ariko abagabo bo burya kenshi ukuntu bakoze psychology yabo babakoresha umubiri ashobora kutagutega amatwi n'ibiki ariko nta n'ikintu binamubwiye ariko ku badamu b'abagabo mu byumve neza abasore muri kurambagiza abakobwa bakeneye amarangamutima yabo azamuka twebwe abagore n'abakobwa iyo umuntu avuze ati uriya muntu ndamukunda ntabwo ari ikindi ni amarangamutima arimo kuzamuka rero nutamutega amatwi ukajya umubwira nabi nta nubwo azanamushaka ahubwo azamusitaraho mu modoka aho yicaye ahure n'umusore cyangwa umugabo amubwira ati uri mwiza we ntabyo ujya uvuga muhuza no kuvuga ati ariko ibyo ni ibiki wisize ariko undi we yabonye yuko bimubereye ati ibyo bintu by'ibintu wisiga n'ibyo byose ibyo biparufe byawe ariko hari undi musore n'umugabo hariya hirya waryohewe nabyo uri mubwira ko humura neza bivuze rero ngo akenshi iyo urukundo rugenda rugabanuka uhita ubona ko ibintu byose umuntu arimo gukora ari bibi bidafite n'umumaro
communication rero Yego. iri kwisonga kugira ngo ibintu byose bigende. Ni nayo mpamvu mu byigisho ndi muri mu ngingo ndi buvugeho z'amabanga y'urugo. Yego. Communication muraza kubona yuko ariyo nimero ya mbere. Niyo ya mbere kugira ngo n'ibintu byose bigende. Icyo ni ikintu cya mbere. Ngira ngo abantu bitoze. Yego. Buriya ibintu byose bibaho umuntu arabyiga. Yaba ari kuvuga, kumenya gutega amatwi, gukoresha umutima, ibintu byose umuntu arabyiga. Kuko nimba umuntu umuhuye ugasanga ibintu urabishobora, kucyo bigeze mu rugo ubundi byanga. Biterwa n'iki? Ugasanga umugore ntabwo yashobora kubwira umugabo we yuko yaberewe, akabibwira undi musore cyangwa undi mugabo bakorana. So mugani. Kuki bikundika hariya? Ugasanga umugabo ntashobora kubwira umugore we ngo ni mwiza, ariko abari abakobwa hose hariya hose yirirwa anyura, yewe uri mwiza rwose, yewe nkunda ukuntu useka, ndaba yayagaye, ariko yagera kuwe bikanga. Kuki byanga nyine? Aho rero niho ruzingiye, ibya biganiro niho bipfira. Urukundo rugenda rugabanuka iyo biganiro bidahari. Icyo nicyo kintu cya mbere. Yego. Ngibuzeho nyinosuyeho gatoya. Icya kabiri noneho ngira ngo abasore n'inkumi mbere yo kwinjira mu rugo iki kintu mu agaciro. Iki cyo noneho nicyo kirasenya ibintu byose. Kuba mudafite intego imwe y'ubuzima. Ufasha umukobwa ukamushaka, umusore ukamushaka mudafite intego imwe y'ubuzima, nta hantu mugerana. Yego. Arakugora uramugora, muragorana muri make. Urukundo ntago rwaryoha kandi umwe afite ibye. Ni hahandi rero ibiganiro biragaruka kuri nimero ya kabiri, kugira ngo mumenye ko mufite intego imwe y'ubuzima. Ko mwaganiriye nyine, umwe akakubwira ati mu myaka 5 ngira ngo n'abasore n'inkumi utazibeshya ushaka umukobwa cyangwa se umusore utamubajije iki kibazo. Umubaze mu myaka 5 intego yo mu myaka 5 afite ni iyi. Mu buzima busanzwe no mu rukundo. Uteganya iki mu rukundo? Ese ukunda, mbese iyo uvuze ngo urukundo urwumva ute? Urateganya gukora iki mu bijyanye n'urukundo kuri ngewe ugiye wumva ko tuzagerana kure? Urateganya iki? Buriya umuntu yakubwiye icyo ateganya, deja anakubwira ibintu akunda, akakubwira ibyo yanga. Iyo wamubajije rero akubwira n'imishinga afite. Umusore utagira imishinga n'umukobwa udafite imishinga rwose aragorana. Umenya nuko umufasha, umenya ufatira. Buriya amafaranga kuyashaka ni ikintu kimwe, ariko kuyagumana ni ikindi. Ushobora gushaka umugabo ufite ayo mafaranga, ariko kuko utazi iby'amafaranga ukamufasha kuyahombya. Cyangwa se n'ubundi ukinjira mu rugo ari wowe uje kuyahombya. Icyo kintu rero ni ikibazo gikomeye. Bivuze rero ngo iyo mufite intego imwe y'ubuzima, ku rukundo, ku mafaranga, ku mibanire y'inshuti n'abavandimwe, mbese ukuntu wowe wumva umuryango muri rusange, mufite intego imwe y'ubuzima, urukundo ruraryoha. Ni hahandi akubwira ati ngiye kuri jyewe umuryango nti kintu kidakorwaho. Bivuze rero iyo umubwiye ati umuryango ntukorwaho, ategetswe cyangwa se ni byiza kuri we ko agukundira umuryango. Ariko iyo nta kintu azi, uzabibona yuko akenshi ushaka kujya mu rugo ugasanga umuryango umudamu wawe ujemo nta gaciro awuhaye, kandi bizakubabaza. Uzasanga amafaranga buri kanya arimo aratora, mbese arimo asa nk'uyaha inyoni, bikubabaze kuko nta kintu mwabivuzeho. Ni ngombwa rero yuko abantu mbere yuko babana babanza kwigana, bakaganira ku bijyanye n'intego z'ubuzima, ibintu byose bakaba babivuganyeho. Niho urugo rero ruryoha. Ariko rero iyo mutabivuganye, mujya mu rugo mukabihirwa, kugeza ahantu hazamo ibintu byo kuvuga nabi. Muravugana ariko mukavugana nabi, communication ikaba mbi. Noneho uko murushaho kuvugana nabi, umwe arushaho kugira iya n'undi akagira iya, ntimugire ahantu muhurira. Niyo mpamvu rero nyine ibintu bibiri nibyo bintu byubatse umuryango. None se icyo tutararenga kuri icyo ngicyo cya kabiri, tuvuge yuko umwana utarashaka, ubwo reka two kumwita umwana kuko nimba ageze igihe cyo gushaka yarakuze, abo ngabo bagize Imana babimenya hakiri kare. Ariko si wamaze kugerayo, hari icyo yakora kugira ngo ibyo bintu bihinduke? Ikintu yakora rero, buriya hari aho bigera icyo twita mu Gifaransa kuri point de non retour. Hari abantu bagira ahantu bitari busubira inyuma. Kuko urumva niba bamaranye imyaka myinshi, amahane bagiranye, agasuzuguro basuzuguranye, ntibaganira, umwe ajya mu nguni iriya undi akajya mu nguni iriya. Ni nayo mpamvu uzasanga nko mu miryango
uyu munsi n'abatarakora separation du corps bimwe byo kuvuga ngo baratandukanye bihaye gatanya ariko baracyabana mu nzu mbese babaye abaturanyi mu nzu n'abaturanyi babo ugasanga baracyari kumwe no mu buriri umwahezi inguni y'uburiri ndaheze indi hagati bakajya batambikamwe ibintu kuko nta kintu kibahuza nyine bivuze rero yuko ibi ngibi biba byiza ku bantu bagitangirana no kuvuga bagezeyo biragoye abamaranye imyaka myinshi haba igihe byanga ariko kugira ngo bikunde nuko abantu mwese none uwumva afite imbaraga yumva ashaka ko bihinduka abasha kwiga kuvuga uko burya n'igihe umuntu avuga akavuga nabi ukiga kuvuga neza noneho ukavugisha uwundi wamuvugisha none we agifite n'agakundo na gake uriya bishobora kongera mu gacana ukongera ukazamuka ariko iyo rwashize burundu biragoye kugira ngo yongera kugira ikizere rugaruke niyo mpamvu rero ari ibibazo bikomeye cyane buriya urukundo ahangaha harimo kuvugana neza no kuba mufitanye intego zimwe z'ubuzima hari ikintu byubaka icyo twita intimite n'ubango nuko abantu bari kumwe nisanga n'ingoyi abantu mbese bafitanye uru rukundo nyine rukoresha amarangamutima buriya tuya tuvuga ngo abagabo nta marangamutima bagira ariko nabo barayagira buriya iyo ari kumwe n'umudamu wiwe amarangamutima umugabo iyo yafite nabyo ntabwo abihisha biraboneka umuntu atangira kugira gute atangira kwigirira icyizere buriya kenshi uzabireba umugore mu rugo ufite icyizere n'umugabo afite icyizere mu rugo nuko harimo akantu k'urukundo kaba kakibahuza karahari ikindi nanone umuntu wifitiye icyizere akunda no kuyagute no kugira umutima wo kuvuga nukuri abari sincere avugwa nukuri umuntu abawe mu rugo ibibi byawe urabigaragaza kuko nta n'ugufite ubwoba kuko umuntu wawe n'umukunzi wawe n'inshuti yawe umubwira ibibi byawe akakwakira akanagufasha kugira ngo bibishire umuntu yigirira icyizere kandi akaba munyakuri ndetse noneho igikurikiyeho hariya akaba afite iki liberté akaba afite umutekano akaba afite mbese kwishyira akizana kuri ikintu kigaragaza urukundo rwa mu rugo ni ahantu umugabo yishyira akizana n'umugore akishyira akizana liberté nyine hahandi harimo ikintu cyo kwizerana umuntu ntabwo umuntu y'umwizera nuko wifitiye icyizere burya umuntu wifitiye icyizere yizera n'uwundi iyo umwizera rero ni hahandi umugore azava mu nzu akagenda umugabo akaba afite umutekano ko agiye kandi aragaruka ariko iyo nta rukundo ruhari nta n'icyizere arasohoka ati baba we buri uriya mugabo aramujyanye di akica ahantu yica agahita yimagina uburyo kiba mujyanyemo agahita yimagina uburyo barimo bamuhoberamo agahita yimagina ibintu byose noneho agata umugore akagaruka umugabo yatangiye kubyimba kandi yabyimbijwe n'iki n'abaringa kuko atizeye umudamu wiwe ngo amuhe uburenganzira avugane n'abasore avugane n'abagabo avugane n'abagore n'abakobwa uko ashaka atangira nyine amuhimbira ibintu agahita yimagina ko ati buriya mbese hari ikintu cyabaye hari ibintu yakoze none urumva rero ko ibyo bintu kugira ngo urukundo rwuzure ni ibintu bine icya mbere ni ukwigirira icyizere ukanizera uwo muri kumwe icya kabiri ni ukukoresha ukuri ukaba wowe niba ukina niba ubyina niba uririmba ibintu byose ukaba wowe ntiwihishahishe uzi uko bijya bibabaza yuko umugore ashobora kuba atabwira umugabo ikintu akakibwira umugore mugenzi we cyangwa akakibwira umugabo wundi kandi buriya ni ikosa rikomeye kuba ufite ikibazo mu rugo ukajya kugira gute ukajya kukuganiriza umugabo cyangwa umusore mugenzi wawe uri umugore cyangwa kuba uri umugabo ukajya ukumva mbese umutima wawe ufite ikibazo ntiwabibwira umugore ukagenda ukajya kubibwira undi mukobwa cyangwa undi mugore ugiye kugira utedi uriya arakwakira nyine akagutiza urutugu ukaryamamo uryamyemo ushobora kuryamamo uryamyemo ni ikibazo icya nyuma rero gituma urukundo ruhora witeka abantu baba bagomba kubaka ni iki ni igihe ibi byose biba mu gihe nyine ntabwo ari ibintu wakubaka umunsi umwe nta nubwo ushobora no kuvuga ati umuntu ni mubi uyu munsi mu gihe abasha guhinduka ariko umuntu udahinduka no mu gihe ahora adahinduka arushaho kuba mubi kurenza uko mutangiranye wamubonaga mu bubi yari umuntu udahinduka uko umunsi uvuyeho agenda yongera ububi ubwo rero bivuze yuko ibi bintu bine bidahari ni nayo mpamvu communication idakunda akenshi umuntu agira cyo twita mécanisme de défense niba umuntu agututse urajya kwidefanda nyine ushaka kumusubiza ubishoboye uramusubiza cyangwa se none ugakora ikintu kiramubabaza ibintu biramubabaza rero akenshi tugiye kuri nimero 3 icyo twita ko ukumva noneho
iyo ku biganiro byabuze nta n'intego y'ubuzima imwe mufite mu mabanga y'urugo naho bita biba imibihira bita bipfa naho hariya bivuze rero ngo umuntu mutavugana ntago azakubwira ikibazo afite buriya hari ibintu byinshi abantu benshi muri experience cyangwa se mu bushakashatsi nkora umukobwa n'umusore iyo bese ibintu by'amabanga y'urugo bari ibintu batazi ntago ari ibintu uvuga ngo wenda si ihene cyangwa inkoko ntago zibyiga ariko ku bantu biratandukanye bisaba kubyiga bisaba kubyumva ukanabyiga bivuze rero kubyiga ni hehe ukubivuganaho ni ukubyiga waba ari mu bitabo mu bisomaho mukabifatanya kubisoma ariko ikintu gitangaje uyu munsi bitewe n'umuco uyu munsi umukobwa n'umusore nko mu rugo iwabo n'ushatse kuzana iyo suje mu rugo batavuga ati izina rya Yesu ukabona nyine niba ari amadayimoni ateye nimba ari abatokesha baratokesha bakabona kuri ikirara ariko uzasanga neza yuko abantu benshi bagitangirana hari ibintu byinshi baba batazi ni ngombwa rero yuko babyiga bakabyigana biba byiza iyo mubyigana kuko iyo ari umwe yabyize ukwe avuga ati niko disedi ibyo bintu babikuye hedi niba nta bandi bantu babigukoreye ugasanga none nabyo bibaye intambara kandi rero murazana uzanye ibintu byiza ahangaha rero iyo batuvuze ngo hano bavuga ngo incompatibilité sexuelle hari ibintu abantu bavuga ngo ntibajyanye mu bijyanye n'amabanga y'urugo ariko muri filozofi yanjye nta bantu babaho batajyanye ahubwo ibyo wowe wubatse mu butwe wawe nibyo bikora iyo umuntu mutaganira dufate nk'urugero hari nk'ibibazo byinshi wenda nk'abantu benshi bajya bananyumva kenshi mvuga kuri Banse de Life TV nkunda gushyiramo ibyigisho bijyanye n'amabanga y'urugo uzasanga abantu benshi uyu munsi hafi nka 99.9% tuvugana bambwira bansaba inama nawe nafite ikibazo mu mabanga y'urugo amabanga y'urugo bafitemo ibibazo n'abantu bagize ikibazo mu busore bwabo bagikora ikintu nakwita nko kwitabara cyitwa masturbation ubwo ni ukwikinisha noneho rero nk'umusore wakoze icyo kintu iyo yinjiye mu rugo atangira kugira ikibazo cyitwa ejaculation precoce nuvuga ngo nugusoza mu masegonda yasojeje mu masegonda rero aba ikibazo kuko ahita yumva yuko atari umugabo umugabo aba agomba gutona akaresista noneho rero umukobwa iyo ari umukobwa nyine uzi afite ubunararibonye kuri icyo kintu urapfobye nyine mutangiye kuba incompatible kubera yuko uko yari abitekereza siko wowe urimo kubikora uko nguko ugasanga noneho induru iravutse ariko nyamara ibitabo ari iki ngiki ari nicyo kindi mfite kitwa pour le meilleur et pour la vie hari chapitre ivuga ngo l'harmonie sexuelle du couple ni ibintu bikira abantu benshi bagiye bansaba inama kiraho na gahunda yo kubigisha n'ibiryo barya kugira ngo basubirane abakoze icyo kintu cyabangije hari ibintu ushobora kurya uyu munsi ugasubirana ukongera ukaba umuntu ukajya umara nibura iminota 5 10 gutyo uko ushaka nyine urumva rero iki kintu cyitwa incompatibilité sexuelle cyakwa mutajyanye mu mabanga y'urugo nuko nta rukundo ruhari ariko iyo urukundo ruhari umutega amatwi abasha no kuko muri inshuti uri umukunzi akakubwira ati mukundwa nagize ikibazo iki niki mu busore noneho niyo mpamvu mfite iki kibazo mugafatanya gushaka umuti ikindi kibazo nanone kijya kivuka ku bakobwa cyangwa se ku badamu umukobwa aje gutyo nta kintu azi noneho umukobwa umusore akaba afite abakobwa benshi azi akavuga ati none se ko numvishije yuko umugore bundi yashatse hari ibintu byitwa mariba agasanga nta mariba ari kubona ibyo bintu umugabo agatangira mu mutwe akabyikiramo ati bungu rwose ubwo nta mariba urugo rukabana kandi nibyo yakize mu mutwe kandi mukuri kuba mariba hari cyangwa adahari sicyo gituma amabanga y'urugo agenda neza ariya ni ikintu kiza kiyongera noneho rero ugasanga amahane aravutse kandi nyamara bakwicaye hasi bakiga icyambere n'uwo mukobwa aje nta kintu azi aho kugira ngo umufashe unamenye n'impamvu ituma nayo mariba yaza ariko nese ugira ngo ntabwo ari ihene si n'inkoko ugomba kuba wabyiguze ukabimenya nyine ubushakashatsi bukagenda bunabigaragaza neza yuko ariyo mpamvu ntemera iki kintu cyo kuvuga ngo abantu bajyanye mu mabanga y'urugo nuko harimo nk'abagabo dufate nk'urugero ku myanya y'ibanga y'abagabo ubwo ngenye nkunda kubyita ngo ni inkoni y'ibyishimo hari ukuntu mu bushakashatsi bapima nk'umuntu ugasanga umuntu wenda
uri santimetero zigera ku 13 n'ibice wenda gutyo umuntu uri normal ari mu mabanga y'urugo ugasanga undi akavuga ati rwose ngenkeneye umuntu munini abakobwa bagore akavuga ati ngenkeneye umuntu urengeje izimezire ahita acoma kajya gupfubuka hirya hari urumva ko niki nuko atakunze wa muntu bari kumwe kandi amwakire kuko nibushakashatsi bugaragaza neza yuko imyanya y'ibanga yumva ku mudamu igera kuri santimetero kuva kuri 1 kwiza kuri zinga kurenye urumva rero yubizi nago yirwa ujya kuvuga ngo ngiye gushaka kandi gakobwa hariya ngiye gushaka undi mugore ngiye gushaka undi mugabo ngiye gushaka undi musore ibi byose rero nuko abantu baba badakunda iyo mukundana murabiganira communication nanone irongera ikagaruka ukamubwira uti ibi bintu birambangamira ibi bintu iyo ukoze gutya bimbera byiza niba utabivuze se undi arabibwirwa niki ntago ari bugusome mu mutwe ngo amenye ko ibyo bintu ari byo ubwo rero harimo abakobwa cyangwa abadamu babyumva hirya bagafeka kandi arafeka yuko igikorwa kiri kugenda neza umugabo we kuko akenshi umuntu ari mu gikorwa umuntu ashobora kubyumva uko umuntu uza uko uhumeka cyangwa se kureba akabifeka umugabo noneho wenyine kuko atanabyitayeho wowe ukababara ariko umugabo we igikorwa kikarangira bivuze rero yuko ibi bintu byitwa ngo abantu ntibajyanye mu mabanga y'urugo amabanga y'urugo arasenya uyu munsi arimo arasenya kuko abagabo benshi barimo baraca inyuma abagore barimo baraca inyuma abagabo bitewe n'iki kintu kuko baticara se ngo baganire bamenye icyo bagomba kubikora bamenye ibyo bagomba kurya byabafasha n'ibinabaye ngombwa ibyo byose babikoze bikanga bajye no kwa muganga urukundo iyo ruhari wihanganira byose ukababira byose mbese umwe akaba undi muri we icyo rero umva ni icya gatatu ubu izi bintu ko ari 10 ni ibintu bije ku mbaraga uko kimwe gisenya urugo mu mbaraga igisenya urugo ni bwa mbere ni ukudaganira ikindi gikurikiyeho ni kuba mudafite gahunda z'ubuzima ndetse no mu mabanga y'urugo mwakaye mufite gahunda icyerekezo kimwe cy'ubuzima harimo umuntu ubuvuga ati ngiye amabanga y'urugo rwose ni buri munsi ndatishwe urambangamiye nibura ariko mu biganire mutabiganire biranga igikurikiyeho rero cya kane ni ugucana inyuma urumva gucana inyuma byaturutse hehe kuri ibyo bintu byose muganira ntabwo mufite icyerekezo kimwe mu bijyanye n'ubuzima muri rusange n'amabanga y'urugo nta kintu mubivugaho noneho mugahita ubona yuko umwe rwose nta kigenda iyo mwese ko ari nta kigenda uhita ujya gukemura ikibazo ukajya hanze aho bigenda kandi ujya hanze hari igihe ujya hanze kugaruka bikagorana umugabo we buriya abagabo ukuntu bakoze sinzi ukuntu Imana yabaremye umugabo ashobora kujya hanze akajyana umubiri we ikibazo cyakemuka akagaruka ariko umugore wagiye incuro imwe ibihagije kugira ngo agende umureba burundu nimba agiyeyo ibyo yari yarabuza agahita abibona yabibonye uramusezera nyine kandi agarukana n'iki n'agasuzuguro kuko nyine ntabwo uba ukiri umugabo ntabwo uba ukiri umugabo ni kimwe n'umugabo watangiye gucomoka akajya abona ko undi mudamu ameze ahita aza agataka avuga ati wowe ntabwo uri umugore akagutukagura kandi nari ikintu kimwe abantu benshi bagomba gutekereza kuri bino bintu n'uriya mudamu hari ibintu byinshi umudamu aba ameze ukuntu ariko bitewe na emotion kwa kundi bamuzamura amarangamutima niyo atuma n'amabanga y'urugo agenda neza buriya abadamu bakoresha amarangamutima iyo umubwira nabi iyo hari ikintu akubwira ntumutega amatwi no mu mabanga y'urugo bita bipfa rero iyo bipfuye uhita uvuga uti uri nta kigenda ukaburagiye none ukabazana ikibazo kirenze ikindi kibazo cyari gihari icya gatanu noneho nacyo kikikaze nacyo kiri mu mabanga y'urugo uko imyaka igenda ibaho uko urukundo rugabanuka ibyishimo mu mabanga y'urugo nacyo byo bigenda bivaho uko bigenda gute uko urukundo rugenda rugabanuka mu rugo ibyishimo mu mabanga y'urugo nabyo bigenda bivaho none ikindi abantu bagomba kumenya iyo umuntu imyaka uko izamuka abagabo ari batoya baba bafite imbaraga mu mabanga y'urugo ariko ku myaka yabo izamuka kurubira amanuka bivuze ngo ku badamu ho bitangira bitameze neza uko imyaka izamuka wo bihita bizamuka kurube yuko umudamu yo izamuka straight hejuru kuri izamuka ambo ubwo rero icyo kintu utakizi nyine umuntu murabipfa mu bushakashatsi rero abadamu niyo mpamvu uzasanga abadamu bajya mu bapfubuzi ntabwo ari abana bato abana batoya nta kintu baba bazi baba bumva binababangamiye ariko umudamu kuko we ageze ahantu amabanga y'urugo ayakeneye kandi amunyura
azi icyiza n'ikibi muri yo. Noneho n'ikindi uko umudamu arushaho kubyara imyanya y'ibanga yose irafunguka igakora noneho mu buryo budasanzwe. Ubwo rero niba rero bitakunda arajya gushaka hehe umupfubuzi. Ibyishimo bigenda bigabanuka kuko umugabo we bigenda bimanuka gutya, none umudamu bizamuka ugasanga noneho induru none ziraje. Ariko urukundo n'ibiganiro birafashanya. Yego. Kuko umugabo uko arushaho kuzamuka hari ikintu twita refractory period. Ya mugabo ari mutoya abangamira umugore. Kuko refractory period yiba ari ntoya. Wa wundi ashobora gukora amaturu nka 3-4 mu ijoro rimwe. Mudamu arabangamirwa. Ariko iyo mubiziranyeho umudamu abasha kurya ibintu bituma ahorana imbaraga. Noneho umugabo rero yamaze gukura abasha noneho kugira refractory period yiba nini. Yego. Akabasha nibura nka rimwe mu minsi 3-5. Aho rero umugore avuga ati umugabo buriya disarancho mukaba yagiye kuko imbaraga zagabanutse nyine. Urumva rero ko ni ibintu rero bino byose nibyo kwiga. Ukurushaho kumva ngo amabanga y'urugo ntaga akinejeje umugabo nagaruka atamunejeje, ahubwo reba n'imyaka afite. Reba ko imyaka yiwe itarimo izamuka nyine. Ukurushaho kuzamuka anezezwa no kuba wenda amabanga y'urugo yakorwa nka rimwe mu cyumweru cyangwa se 2. Mu gihe madamu we madamu wenda ashaka noneho n'inshuro 3 mu munsi noneho. Kandi we batangiranye atyumva nta n'ikintu bimubwiye binamubangamiye. Yego. Birasaba rero ibiganiro. Biganiro mu myaka za 35 kuzamuka abadamu niho batangiye kumva ko bahumutse. Aho rero mu myaka 40 umugabo w'imyaka 40-45 biba bitangiye kumanuka gatoya. Yego. Urumva ko ntago uri bubashe kumunezeza. Niyo mpamvu abadamu bari muri iyo myaka kenshi iyo batabizi babasha kwibona baciye inyuma abatwari babo. Urumva rero ko ni ibintu byose byo kwiga. Yego. Bivuze rero ngo iyo umuntu yatangiye kumva yuko atakinyuzwe akatangira gucomoka urugo n'ubundi rurasenyuka. Yego. Hari umugabo uvuga ati bisi nabishobora. Yego. Akahita mutandukana. Ntago nabana n'umuntu cyangwa se mukagumana ku nyungu z'abana. Yego. Mukagumana kwanga kwiharubana ngo abantu batamenya yuko byanze kwera yuko nabyananiye. Yego. Kuko akenshi abagabo bo ibino bintu birabashobora. Umugabo ko kenshi igihe cyose abo yumva ashaka kuba umugabo nyine. Iyo rero bitarimo gukunda umugabo akamusuzuguza undi kuri we biramukomeretsa cyane. Ni nayo mpamvu uzabona hari nk'igihe nyine umugabo yabona bidakunda aho kugira ngo azaturugo cyangwa se avuga ati ngenda kuretse. Naga ari kimwe n'abadamu. Umudamu iyo bitakunda kuko haba hajemo n'amahane avuga ati genda biretse. Umugabo ahita ashaka akazi kure cyane ntajya ataha. Akajya atanga rimwe mu mezi 3 aje gusuhuza abana. Ariko urugo rukakomeza ruraho nyine umugore agakomeza yicomokera uko abyumva. Noneho hari n'ibindi bintu byadusuye umunsi abagabo bajya bitonda. Abadamu benshi y'ibino bintu byaje gutya batangiye kugura bya bintu bajya bagura by'ibi plastique. Ko babyita ngo ni choice. Okay. Bakabigura. Noneho rero yatangiye kugikoresha kiriya kintu ubwo n'ubwonko burapfa. Iyo bwapfuye ubwo burangiye wa mugabo we. Ntabwo yongera kuguha agaciro nk'umugabo mbese aragusuzugura bya bindi byose nyine. Kuko urumva icyo kihanya kiba cyagusimbura. Urumva rero ni cyo kirimo kumukorera akazi. Noneho rero nanone n'umugabo iyo birimo kwanga mudamu ukabona umugabo nta kikwitayeho wenda mutarana biganiriyeho ukabona icyumweru kimwe kirashize 2 3 4 5 hari ibintu bibiri ashobora kuba acomoka afite undi muntu ku ruhande cyangwa se yaratangiye wa muco mubi wa masturbation. Kandi plus umuntu abikora bigenda bimwangiza nyine bigatuma noneho apfa burundu. Iyo urumva ko ibintu bitanu rero by'ingenzi iyo bimeze gutya induru mu rugo kimwe muri ibi ngibi kizana induru. Urugo rurabiha nyine cyangwa rukanasenyuka burundu. Kimwe muri ibi byose kiragiye kugira ngo rusenyuke. None se dufate nk'urugero wenda kira kitagaragara cyo kuba mudafite intego. Umugabo uzishimira ko afite umugore usesagura amafaranga yirirwa yahinyoni ntawe ninde ntawe. Yego. Niyo mpamvu rero ibi byose kimwe kiragije kugira ngo urugo rusenyuke cyangwa rubihe. Nirumva rukubihiye mugumane ariko ushire ushonga. Yego. Ushonge wumva umutima. Icya gatandatu rero n'amafaranga. Urumva ko biriya byose iyo bihari agafaranga nako ntabwo gasigara. Umuntu agomba gushyira wa mutipe agiye gushaka amuha amafaranga. Umugabo nazasohokana amafaranga none umutanya mugira induru ku mafaranga. Amafaranga nayo arahita akorwaho. Bivuze ko nta kintu bizongera gukorwa mu mishinga y'urugo kuko umuntu wese agiye gukemura ikibazo. Niyo mpamvu ahangaha numva natanga inama y'ukuntu abantu bagomba kujera amafaranga yabo.
buriya abantu niba bakorera amafaranga ibibazo byose bihari yego ni ngombwa yuko abantu biga kugira amakonti konte muhuje nk'umugabo n'umugore ikemura ibibazo byo mu rugo uri kubyumva yego ibyo muhaha mujye mushyiraho mwese amafaranga konte y'umugabo ku giti cye azakoresha ibyo yumva amafaranga utazamubaza nk'umugore umugore agira konte y'umugabo atazamubaza buri wese ajye yicungira abashaka yakoresha ibyo ashaka na konte y'imishinga yego mwembi muhuriraho ubwo sikaba konte enye ego buri wese ye akoresha uko ashaka hanyuma n'indi imwe muhurizaho noneho n'indi ku buryo umwe atabikuza undi atahari noneho n'indi sasa y'imishinga iya yindi iri serious mbese iyo iri serious niyo muhuriraho nawe ubikuza undi adahari mukiga kuzigama nyine noneho ya yindi y'ibiryo yo nawe yapfusha ubusa kuko niba ari guhaha ibintu byose bikenewe guhahwa ni ngombwa ariko niba muteganya imishinga mubikorere konte ku buryo nihagira n'ikibazo ngo umugabo agiye kuvuga ngo agiye kujya muri biriya bintu cyangwa umugore aragiye atazakora kuri ya mafaranga nibura bizabe ari ibyo gufasha mu rugo n'abana mbese azagenda akoresha yandi yemereye gukoresha ibyo ashaka yego ubwo rero bivuze neza yuko amafaranga nayo abasha gushwanyisha abantu none yari umuntu umwe agenda atwara ya mafaranga abangamira undi cyane na Bibiliya burira byemera yuko umuntu niba atita ku rugo atagira ikintu azanira mu rugo uwo muntu ko byemewe yuko mwatandukana rero urumva urugo rero rutarimo amafaranga ubwabyo ni ikibazo none nurimo amafaranga kandi akaba arimo kugira gute arimo kunyura ku ruhande ni ikindi kibazo iyo utabyihanganiye rero ashobora kuvuga ati turangizanye yego igikurikiyeho rero cya karindwi ni ibibazo by'abana ibi byose urumva ko urukundo ntiruhari iyo bino byanze byose umuntu abura umugabo akigira ku bana abura umugore akisangira abana cyangwa se mo kimwe ibibazo bikanaza nk'aha ngaha mugahora mushwana wenda kubera ko nta bana bahari ukajya muhora buri kanya gututira kuki utama abana yego noneho hano urumva niba gututira ngo nta bana n'ibiki byose n'amabanga y'urugo bishobora gupfa kuko ushobora kujya mekanisme de defense ukavuga uti ndanabiretse noneho kuko buriya niba bitari mu bwonko ibi byose bigaruka ku kiganiro mwakabaye abantu bicaye hasi bakaganira bakavuga bati abana kuba mbajyamo nuko ntagufite nusanga ndi kwita ku bana cyane ubimenye yuko ntagufite niba abana nabo badahari ubimenye ngo ibibazo turabifitanye turabisangiye tugende dukora ubushakashatsi tujye kwa muganga twivuze kandi niba bitanakunda bikanga burundu kuri umwe bidakunda mubasha no kujya inama mukavuga muti reka twizanira abana tubarire ariko kuko mwaganiriye murubahana muranakundana iyo mudakunda ntago yuno bikunda ahita gucomaka akajya kwibyarira hirya hariya cyangwa se ukagira gutya umugore akagenda akabyara n'undi mugabo wende azi ko umugabo ari ufite ikibazo akabyara n'undi mugabo akayemufeka yuko iyo nda noneho yaje ari ibinyoma ariko rero ikintu nkundira Imana umwana umugore yabyaye muri ubwo buryo aza yintobo rwose photocopy conformal original yase iyo uwo muntu wo mu mpande kuko araza akakubwira akavuga ati uyu mwana n'uwawe ukanamwakira nyine utangira ushima Imana yuko Imana yabashubije n'ibiki byose yuko byaciye Imana ko azamuka atangira agira amaboko agira ibintu byose ari byase nyine hari famille nzimwe duturanye bimeze gutyo ayiwe wakajya mubwira ko basa mu mano nuko munsi y'amano naka kamwe umwana sanase kuyo nanjye ubwanjye ndi umuntu w'umuturanyi uwo mwana iyo murebye mbona se isi uramureba ukamumenya nkamumenya kandi nabyo bambwiye birababaje n'ukuri ariko buriya hari ibintu byinshi y'abantu bakundana wari uzi ko n'igihe yinjiriye umuntu abyumva ari umugabo arabyumva n'umugore yes urabyumva cyane rwose igihe cyo gusabira nyine umuntu aba akizi kandi biba bitandukanyeho igihe cyose umuntu asamira arabimenya ambo n'umugabo iyo ari umuntu ugukurikirana kenshi kuko uri umuntu nawe ubu udasanzwe abasha kumenya ko inda yinjiye uwo muntu wanamufeka ego amaye ariko iyo atabizi nyine nyine aricara hariya akajya yirirwa avuga ati buriya nda ni yande di kubera ko nabyazi ariko ibi byose ni siyanse ni biyoloji uyo mukunda buriya abantu iyo bakundana mutekereza kimwe uburyo mukora byose biba ari bimwe hari ibintu byinshi cyane bihuriraho by'ibyana byose byatangiye kuba mu bantu bataganira niyo mpamvu n'abana bakuye ngo babumugisha mu rugo baba ibibazo aba bafite ibi bibazo kuko umwe asuzugura undi kubera abo bana
abatafite nabo umwe akajya bikubitisha undi ati ni wowe kigoryi ni wowe utampa mwana no utampa umwana mubirebe ni kuntu muri Bibiliya bimeze igihe Sara yabwiraga Aburahamu ngo umwana byagenze bite ntiyamubwira ati ryamana n'umujaba akabyara mwese byagenze bite sibwo induru zaje mu rugo kubera yuko haje umwana uje mu buryo butari bwo bivuze rero ngo abantu iyo bakundana bakumvikana reka mbabwire hari abantu benshi nzi ubuhamya uyu munsi banabyaye bamaranye imyaka 20 umwana wa mbere akaza ku mwaka 20 bivuze rero ngo iyo abantu bakundana habakira ibyiringiro yuko umwana igihe cyose yaza cya munani akayoga n'amadroge hari abantu benshi babipfa ugasanga umugabo yagiye kunywa umugabo ati niko wagiye hariya wanyweye amafaranga wayamaze nanone amafaranga urayambara wagiye kuhabariya abantu kandi bwo umugabo wavunitse niwe wayakoreye ariko ugasanga umugore ari byitwaramo nabi plus umubwira nabi nibwo arushaho kunywa ni kuri kumusunikirayo urakomeza umusunika noneho rero ugasanga aho kugira ngo ugire bwenge hari ibintu buriya mu buzima nge nizira kenshi mu byaremo hari ibiryo byinshi ibintu byinshi wanywa bikajya bigabanura imbaraga y'umuntu gukunda inzoga addiction ego inzoga n'itabi bibaho hari ibyatsi rwose navuze ngo igihe n'ikijyanzategura ibintu nk'ibyo aho kugira ngo tuko umuntu yanyweye wanamushatse ubize kwanywa nari ibintu byakugwiriye ni ngombwa rero kumwubaha aho kumufashe kugira ngo abashe kutanywa ibyo bintu nayo mpamvu ngira inama abantu benshi nk'abagabo bakunda kunywa inzoga cyangwa n'abadamu bakunda inzoga wenda imiti yo ntago ndi buyitegureho ariko nibura biga gukorana ka kombucha urizi kombucha ntago uyizi ntayo nzi niki irahari ni ikinyobwa gikozwe mu majyane aya majyane yacu tuhinga inaha ni isukari noneho bagashyiramo ishampinyo noneho ikaferimanta bikayiba alcohol ariko idasindisha kandi umugabo yayinyweye no mu mabanga ariko harashya harashya nyine bivuze rero kugira ngo ibikoze se cyangwa umuntu arayikorera wabikora ababigura ariko ngewe sinizera iby'abantu bagura kuko bashyiramo n'ibintu by'ibintu bibi ariko ubasha kubyikorera wenyine noneho mu mwanya wo kugira ngo ajye kunywa izo nzoga umubuza ziri buze kuza kubatera wayimuteguriye none numara kuyimutegurira arayikunda za nzoga ziragabanuka nayo ubwayo ngo yitwa kombucha bayitegura gute ni nyine n'uguteka kuko muri aka kanya ari umuntu wese uvuga uti iyo ndagira nte kuba wabona iyo champignon naga abantu benshi baba bazifite izo champignon ni champignon zira zisanzwe tugura mu isoko hari champignon yabyo zikunda kuboneka mu bapadiri abapadiri niho zagiye zituruka ukabyikorera mu rugo nk'ikinyobwa cyo kwinywera umugore yabinywa ntibisindisha umugabo yabinywa ntibisindisha kandi bifite nk'inzoga iyo wabishyize n'ahantu heza bizana urufuro nk'urw'inzoga ego ngo nizo champignon ni champignon ushyiramo watetse isukari mu cyayi nyine ngo nayo majyane ukabiteka wanyiza ukabihoza ukabiyungurura ugashyira mu kintu ubishyiramo ugashyiramo ya champignon noneho rero mu minsi 15 ufite ikinyobwa cyiza kiri mu rwego rwa probiotics mwabyumvise abantu mushaka gukura abantu banyu kunze kandi ngo bikanabafasha ntabwo ubikura ku nzoga n'ubundi bari alcohol ariko y'umumaro noneho iyo ngiyo nayikozeho ubushakashatsi nayo kunda yizeho ituma n'ubudahangarwa bw'umubiri bumera neza ibintu byose muri wowe bikagenda neza uranezerewe none na kiriya kintu gituma abantu bagenda n'abashyitsi ukabazana wo mwasangira abo bantu musangira inzoga none kugira ngo umugabo yaba yagiye basi umufashe n'ibyo ngibyo kuko buri ikibazo yo gihari ugomba gushaka igisubizo ntabwo ugomba kubwira umuntu ngo winywa kandi nta kindi gisubizo wamuhaye ngo umutukagure ngo kucyunywa aho bwanywe kurushaho none agende mu kabari ajya kurana na twa dukobwa twiza nyine tuza na izo nzoga twizunguza ibuno riri kubitwa hariya umuburu umureba kandi wowe wamuhaye bari abantu kuko wamutukaguye bivuze rero yuko ibintu byose inzoga n'amadroge birasenya ku muntu uri addicted cyangwa se wabaswe nabyo ariko hari uburyo ki aho kumurakara umutuka wamufasha kugira ngo abireke hari ibyatsi wanywa birahari rwose mu bitabo mfite hari ibitabo byitwa Guide des plantes médicinales bibamo ni ibyatsi bisanzwe umuntu yanywa gahoro bigatuma agenda agabanura urukundo rwo kunywa itabi urukundo rwo kunywa inzoga wenda nko kwitabi icyo nzi cyo ni icyo kiribwa cyitwa radi
turiya tw'umutuku ego zikiza addiction nayo kubatwa n'ikintu runaka ukunda kubirya muri salade ubwo bushake bwo imbaraga zigusunika ngo unywe itabi cyangwa gukora n'ikindi kintu bugenda bugabana cyo si ibintu byose abantu barya kandi bishazinagura makeya no kuri mu isoko. Ikintu rero cyenda ni amakimbirane aturutse ko umugore ashaka kuba umugore nyine ni umugore ntabwo mbese yumva adafite agaciro mu rugo agashaka nyine kumva ko ari umugore agashaka kuzamura imbaraga mu rugo. Ubwo bivuga ni ukuvuga ngo ni nk'ikise turabyita ubwigenge bw'umugore mu rugo. Umugore akavuga ati mugabo uransuzugura agashaka gukora nawe ibyo ashaka ko umugabo abikora. Urataha saa sita nayo ndashaka saa sita ninza saa sita nugira icyumbaza nanjye simbikoze. Ibyo bintu rero nabyo birasenya. Yego kuko buriya mumeze nko mutangiye guhangana. Abadamu yo byabayeho umugabo amukandamiza ntamuha agaciro ye kiragera niba mutaganira kiragera akavuga ati uransuzura none reka nkwereke uza saa 3 aza saa 4 kandi urumva ko umugore we buriya biba bigoye hari amabara ataberi nukuri umugore we yagiye saa 6 akaza azana n'ibindi byinshi bitandukanye nukuri kuko urumva ko yagiye no kubikora ameze nk'uri kwihimura arimo guhangana nibyo vuye ibi rero nabyo birasenya nyine bakundana n'abadamu babo rega buriya umudamu iyo mukundana ntabwo ari impamvu yo kuvuga ngo yizamure kuko arakubaha nk'umutware we nyine ariko n'umupfinagaza igihe kizagira bimugera ngaha ashaka none rero kujya gute kukwigaranzura. Icyanyuma rero n'ababyeyi abamabukwe n'abadatabukwe. Iki ngiki nacyo kirasenya. Uzasanga umugabo washatse afite urukundo akunda mama we cyane yinjira mu rugo akibagirwa ko yazanye umugore akomeza akunda rwa rukundo umudamu agakenera urukundo ku mugabo kuko urukundo yaruhaye mama we amakimbirana akaza bigatuma umukazana yanga iki nyirabukwe bitewe n'iki bitewe n'uko umugabo agikora ibintu byose byinshi cyane kuri mama ariko iyo mwabaye imwe munakundana bya bintu wakoraga ntugomba gukomeza ubikora ahubwo umukazana niwe ugomba kubikora nk'umwana mu rugo ugasanga n'umugabo uramushatse yanze abavandimwe yanze ababyeyi bawe ntabaha agaciro. Ibi rero bizana nabyo amakimbirane mu rugo ariko urumva ko ibi bintu bitaza gufata intebe biriya bintu byose byabanjije nta kibazo kirimo ibindi by'imbere bibanza nta kibazo. Umubyeyi ni umubyeyi mufatanya uko muzafasha ababyeyi bombi mukabiganiraho. Komunikasiyo iragarutse. Bivuze ngo ugurira umugore urukweto umugore nagurira nyirabukwe cyangwa se ugurira umugore urukweto ugurira nyina iwanyu hashyira umufuka w'umuceri ni wabo hashyira ariko iyo bimwe bihari ahandi bitahari biba ikibazo. Hari abadamu noneho yinjira mu rugo agashaka ngo ntashaka kongera kuvugana n'abanyu akabagucaho agashaka ibyiza byose bigi wabo none kwa sebukwe no kwa nyirabukwe akabanga. Bivuze rero ngo iyo umugabo uhubuka ushobora guhita usenya. Hari agatekerezo kamwe nsorezeho hari umugabo umwe yari afite umugore akazajya yanga iwabo yanga wabo umugore yanga iwabo umugabo yanga iwabo umugabo umugore akabanga nta ikintu yabaha noneho ibintu byose byiza agashaka ko bijya kwa mama we mu wabo mugore nyine noneho umugabo aza kubireba yumva biramubabaje noneho utuntu twose tubi yashaka ko tujya iwabo mu rugo agura twa tuntu tubi twose yamenyereje kujyana iwabo kuko yaramubwiye ati ndashaka ko tuzajya gusura mama yabibose abita ba mama ndashaka ko tuzajya gusura mama none umugore arashyuha noneho nyine yishimye yuko nyine bagiye iwabo w'umugabo agura twa tuntu akamuha amafaranga ako yagura ibintu bifatika akagura utuntu tubi ko yari twamenyereje ko abashyira birangije noneho igihe cyo kuya kigeze none umugabo afata imodoka abashyiramo twa tuntu ko ndeba turimo kujya hatari kuko ntago bari baturanye ahita ajya iwabo ateraga ababyeyi bose n'ababyeyi ati tuntu nyine ni iwanyu tugomba kuduha kuko iwacu wamenyereje nabi ko ubasuzugura ariko nayo nkwereka yuko na mama wawe ari umubyeyi uri kubyumva ubwo se urumva rero yuko umugabo yagize ubwenge ntago yigeze ahangana n'umugore ahubwo yabikoze yamuhaniye mu kinyabupfura ariko kandi aramuhana undi nawe agira ikibazo mama we yararwaye yakuvuza nyirabukwe urukumva akayarwara umugabo atanahari ntabe yanamushyira n'amazi igihe kimwe noneho mama we ararwara mama w'umugore atelefone umugabo ati ndarwaye kandi ngiye mu bitaro
noneho umugore aramubwira ati reka tujye gusura mama ari mu bitaro yego yanga kubyumva yumva ko ari nyina avuze ati aba bakecuru rwose ibintu baba bigira ati mwihorere ati ngiye muri saro ntugire ikintu umbwira ati rwose mbabarira umugabo aramwihorera yego arangije nyina aragenda ubwo urumva yari mu bitaro aramwihorera nyine n'umugabo ntiyajyayo ntabwo yagiyeyo yego ariko noneho biza kuba ikibazo nyina we yarapfuye urumva yarakeneye ubushobozi bwo kugira ngo bamuvuze nyine batanga amafaranga habuze amafaranga urumva mu mavurira ntabwo bavura abantu batishyuye umugore mama we yarapfuye aramubwira ati nturire yego kuko nakubwira ngo tuye gusura mama ubu ngubu yaba ari mama wanjye upfuye nta kibazo ari kugira yego ndicujije kuko nari kuba nabikoze ariko ni isomo ndari guhaye ntugasuzugura umubyeyi yaba ari ukubyara yaba ari atakubyara n'umubyeyi bivuze rero ngo iyo umugabo afite ubwenge abasha gukora ibintu bikagenda neza ubwo rero umudamu yagize ikiniga nubwo urumva ko ntazibabara icyo kintu kuba mama we yapfuye bitewe nuko yavuze ngo agiye muri saro azi ko ari nyirawe kugiye mbese ufite ikibazo kuko yari amenyereye kutamufasha ibi rero nibyo nabonye iyo utabikoze neza urumva ko ibi bintu birasenya ariko nutanasenya uramungwa mu mutima uhora urumva uriwe niyo mpamvu nongeye nsubira inyuma kuri ba bakobwa n'abasore batarashaka iyo mu bintu byose mwabivuzeho mukitwara neza ukuntu bizagenda mugakundana mukaba abakunzi ibi byose murabigendanamo neza murakundana ibi byose mukabicamo neza nta muntu ubangamiye undi ibi rero nibyo nabashije kubona nari nkende gusangiza abakunzi ba Rose TV show rwose naneze kwara namwe kandi mukomeze kugubwa neza muri byose. Mwakoze cyane mama Dorothée, ndishimye uduhaye inyigisho nziza cyane kandi zifatika. Ndabihamya yuko ari abo bakobwa ndetse n'abahungu barimo kwitegura kujya mu rugo, ibi ngibi babikurikije babyitayeho. Nuko akenshi iyo turi kuvuga ibintu nk'ibi ngibi ku muntu utarashaka abyumva bigaca mu gutwi kumwe bigasohokera mu kundi, ariko nyamara ubyirengagiza wanga kubyumva, ariko ejo uko byagenda kose uzahura nabyo. Kandi nutabyitoza nyine mwe mufite amahirwe yuko mubona abantu babibabwira, mwahagobye kujya mufata bimwe rero mu byo bababwiye ugakuramo iby'ingenzi. Nimushaka muze gufata bino bibiri bya mbere nkuko mama washa bitubwiye, bibiri bya mbere nubifata ukabimenya, ndakubwiza ukuri ko bizagenda neza. Nukuri kandi mwakoze cyane. Ibyo rero ni abo nabatarashaka, hanyuma kandi nabamaze kugera mu rugo nabo watubwiye yuko nibatangira kubona ibimenyetso nk'ibi ngibi bimwe muri ibi, ubwo nyine umwe muri mwe bwari buze kuza kureba uko abikoraho, wenda yigisha na mugenzi we, hanyuma bose bazagira icyo bageraho. Mwakoze cyane. Ndumva nta bibazo byinshi ndibuze kubaza, mwabidusobanurira ku buryo buhagije. Ubwo bazagira ibyo batumva neza bazabavugisha, mwabahamagara kuri nimero yawe, bajya kuri Balance Life TV. Hariho ibiganiro byinshi nyagasani, byinshi cyane kandi byiza bishobora kubafasha kugira ngo n'ukuri mubashe kugira ubuzima nyabuzima. Nanjye ndabikurikira cyane mbigiraho. Yego, mwakoze cyane rero kuduha umwanya wanyu, mwakoze kutwigisha ibintu by'ubwenge bidufitiye akamaro. Nyagasani akomeza bishimire. Amina. Mwakoze cyane. Bye.